kurya bikiza. Uyu munsi twabateguriye uburyo nawe ushobora gutegurira abawe isosi ishobora guherekeza ibindi byo kurya, yaba ari umuceri, yaba ari umutsima cyangwa se ibindi, cyangwa se umugati. Noneho ukaba ushobora kwifashisha soya, ukifashisha inyanya, ukifashisha n'amoko y'imboga atandukanye waba ufite hafi yawe, kugira ngo ushobore gutegura isosi nziza iryoshye kandi ishobora kugukiza. Mbere y'uko tubereka ibyo turi bwifashishe uyu munsi, reka tubabwire ko Bibiliya iduhamiriza ko tugomba kurya neza. Ni igitabo cy'urwambere rw'Abakorinto, igice ni icya 10 umurongo wa 31, haranditse ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Mbere rero y'uko tubereka ibyo tugiye kubigishirizaho guteka iyo sosi, reka tubanze dukarabe kuko isuku niyo soko y'ubuzima. Aha tuhafite ifu ya soya, ni ikirahuri kimwe. Tubibutsa ko ikirahuri kimwe cy'ifu ya soya gishobora guhaza abantu 6, cyangwa se umumaro urimo urahagije kuba wahaza abantu 6. Uramutse urengeje nta kintu bitwaye, ikibi ni ukujya munsi. Rero iyi ni ifu ya soya idakaranze, turaza kubabwira uburyo tuyitegura kugira ngo dushobore guteka, kandi tubibutsa yuko ugomba kuba ufite ibikoresho byiza bifite isuku ndetse binapfundikirwa, kuko Bibiliya ivuga yuko tugomba kuba dufite ibikoresho bipfundikiye. Dufite seleri. Iyi seleri iradufasha cyane gutegura isosi yacu, dore ko mu mugambi wacu tugomba kuba dufite ibyo kurya, cyangwa se twatetse ibyo kurya byujuje ibintu 6. Bigomba kuba bifite ibyubaka umubiri, bikaba bifite ibiryoherera, bikaba bifite amavuta, bikaba bifite imyunyungugu, bikagira amavitamine, kandi bikaba bifite n'amazi, kugira ngo umugambi wacu ugezweho wo guteka neza kandi ibyo kurya bikiza. Tubibutsa rero yuko iyi seleri turaza kubabwira akamaro kayo nyuma, kuko iri mu bintu bishobora kutwubakira amagufwa. Ntabwo ari ibyo gusa rero, ibindi turi bwifashishe ni nk'inyanya. Murabona ko izi ni inyanya turi bwifashishe, ndetse tubibutsa ko urunyanya rumwe rushobora kuba rwahaza abantu bagera kuri 4. Intungamubiri zirimo zishobora kuba zafasha abantu bagera kuri 4. Ntabwo ari icyo gusa rero, turi buze kwifashisha iki gitunguru cya onyo. Ni igitunguru gitukura, turaza kucyifashisha, nacyo gifite umumaro wacyo mu ruhare rwo kugira ngo dushobore kuba twatetse ibyo kurya byiza bivura kandi biryoshye. Hanyuma turakoresha pavuro muri ibi byo kurya byacu, kugira ngo bize kuba byujuje ibisabwa byose, kandi bize kuba biryoshye, kandi bize kuba bishobora kuvura. Bigaragara ko niturangiza ibi tugomba kuza kubyoza neza, kugira ngo bize kuba bifite isuku. Iyi shufurere niyo turi buze kwifashisha nayo mu mboga twakeneye. Murabona ko twahuje imboga z'amabara atandukanye, kandi aya mabara yose ni ingenzi. Ufashe uyu mweru wa shufurere, ugafata icyatsi kibisi cya seleri, warangiza ugafata icyatsi kibisi cya pavuro, ugahuza n'umutuku w'inyanya, biba bikoze ibara ryiza rigaragarira amaso neza, kandi bikaba bigirira n'umubiri w'umuntu akamaro. Ukuntu rero ibi bintu tugomba kubikora: ubwa mbere turafata inyanya tuzoze neza, niturangiza kuzoza tuzihate, kuko kari agahu k'inyanya kagira ingaruka ku myanya y'igogora, haba mu gifu ndetse no mu mara. Turafata na seleri, nazo tuzoze neza n'amazi meza kandi menshi. Hanyuma niturangiza turaza gufata na shufurere, nayo tuyoze neza. Twongere dufate igitunguru, nacyo tucyoze neza. Niturangiza tugisatagure. Niturangiza na ya shufurere yacu twogeje, nayo turayisatagura. Noneho tubishyire mu kamashini kitwa blender. Iyo tumara kubishyira muri ako kamashini kitwa blender, ni akamashini ka mixeri, aho tugacomeka ku muriro kakaza gusya bya bindi byose. Tugafata agasafuriya keza, maze tukakumutsa. Twamara kukumutsa tugashyiramo ya fu yacu ya soya. Twababwiye ko biterwa n'abantu ugiye gutekera. Iyo ugiye gutekera abantu 6,
ushyiramo ikirahuri kimwe, kirahagije ko kiba cyahaza abantu 6. noneho nurangiza iyafu yawe yishyire mu gasafuriya, ngaho gerageza kugaragura iyo fu mu gasafuriya kari ku muriro kugeza igihe iyo fu yawe urabona imaze guhindura ibara. Ngaho zana bya bindi waburendinze, nurangiza ubisukemo, noneho ngaho komeza uvangavange neza kugeza igihe biri bwivangire. Nubona bifashe cyane ushyiremo utundi tuzi, maze ukoroge neza ubireke bibire, ube washyizemo n'akunyu karinganiye birumvikana kugira ngo bize kuba biryoshye. Iyi sosi rero ni nziza, yaherekeza umuceri, yaherekeza imitsima, wayirisha imigati cyangwa ibindi byose bishobora gukenera isosi. Reka rero turebe akamaro k'iyi sosi, turebe akamaro k'ibyo twahuje. Ibi bintu twahuje harimo soya ifite akamaro gakomeye cyane, ikungahaye kuri poroteyine kuruta ibindi bihingwa ibyo ari byo byose, kuko ifite poroteyine ingana na 37 igihe umuntu aba akeneye 52. Icya kabiri, ikungahaye ku myunyungugu nka sodiyumu, potasiyumu, fere, manganeze, manyeziyumu, kalisiyumu, kwivure, zinke ndetse na fosifore. Murumva rero ko ikungahaye ku myunyungugu, kandi iyi myunyungugu niyo ifasha ingingo zacu kugira ngo zishobore gukora ndetse no gukorana. Icya gatatu, soya ikungahaye kuri vitamine nka vitamine C, B ya 6, vitamine D, vitamine K, vitamine E, vitamine A, vitamine PP, B ya mbere ndetse na B ya 2. Nanone kandi soya ikungahaye kuri fibre, ituma umuntu abasha kwituma neza kandi igatuma umuntu umubiri we ugira imbaraga. Rero soya ikingira kanseri y'amabere, igakingira kanseri ya nyababyeyi, kandi igakingira kanseri ya prostate ku bagabo. Impamvu ikingira izi kanseri ni uko ikungahaye ku yo bita izoflavone, ndetse nanone kandi irwanya ingaruka zo gucura ku badamu cyangwa se ku bagore bageze mu myaka yo gucura. Bakunda kugira ikibazo cy'imisemburo ikora nabi, ihindagurika ry'umubiri, kumva biremereye, kubyimba amaguru, gucika umugongo, kumva babiremereye muri nyababyeyi. Rero iyo bakoresheje iyi sosi ya soya birabafasha kubarinda izi ngaruka. Ikomeza amagufwa, soya ifite imyunyungugu ibasha gukomeza amagufa, irinda umubyibuho ukabije, itera imikorere myiza y'umubiri, itera imikorere myiza y'umutima, igabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, irinda imitsi kuziba, itera ubwonko gukora neza, ifite aside amine zitandukanye arizo zubaka ubuzima bw'umuntu, nk'iyo bita izoresine, iyo bita resine, rizine, treonine, feniramine, varine, mesiyonine ndetse na tryptophane. Izi rero ni aside amine zifasha kubaka ubuzima bw'umuntu, kandi twababwiye ko ikirahuri kimwe cy'ifu ya soya kiba gihagije abantu 6. Aha rero twari turi kuvuga kuri soya, reka tuvuge no kuri seleri twashyizemo nk'ikirungo cyiza kandi kitagira ingaruka, ahubwo kidufasha mu kubaka umubiri wacu. Iyi seleri ifite imyunyungugu nka kalisiyumu, sodiyumu, fere, kwivure, zinke ndetse na manyeziyumu. Ubutaha ubwo tuzaba turi kwiga ibijyanye n'imyunyungugu, tuzaba dusobanura akamaro ka buri munyungugu, turebe icyo umaze mu mubiri, turebe iyo ubaye muke icyo bitwara, kubura icyo bitwara, no kugira urenze urugero icyo bitwara. Tuzabisobanura rero ubutaha. Iyi seleri ikungahaye kuri vitamine A, vitamine B ya mbere, B ya 2, B ya 3, B ya 9, vitamine C, vitamine D, E na vitamine K. Izi vitamine zose zifite akamaro tuzagenda dusobanura, kuko ikiganiro n'ibyo kurya bikiza. Rero igabanya umuvuduko, igira aside amine igabanya stress, niyo mpamvu ibasha kugabanya umuvuduko. Igabanya urugimbu rwa cholesterol mu maraso kugira ngo cyangwa se mu mitsi,
kugira ngo amaraso abashe kugenda neza adafite inkomyi. Ifasha mu gusohora izitwa acide urique binyuze mu nkari, ku buryo umuntu wabonye iki kirungo cya seleri, yaba yabonye umutobe wacyo, yaba yakiriye muri salade, yaba yakiriye mu masosi cyangwa se mu mboga, bimufasha kwihagarika neza, noneho acide urique isohokera mu nkari ikaza gusohoka neza umubiri, bityo umubiri ntuze kuvogerwa n'indwara. Ivura imiyoboro y'inkari, yaba ku bagabo n'abagore, iyo bafite ibibazo mu nkari nk'imisenyi, kubabara mu nkari, iyi seleri irabafasha. Irwanya indwara zo mu ngingo, nko mu zitwa za gute, gufata muri aritikirasiyo aho amagufa ahurira, iyi seleri iradufasha. Irinda kanseri, yongera ubudahangarwa bw'umubiri, igabanya asima ku bantu bakunda kuyirwara, ku buryo mu gihe cya kirize ni byiza yuko bajya bayikoresha. Ikoresha amaraso neza, isohora amazi mu mubiri, irwanya umutwe w'uruhande rumwe bita migraine, ku buryo abayikoresheje uwo mutwe urakira. Ivura rubagimpande, maze iyi seleri ikaba ifite umumaro ukomeye kuko ihangana na diyabete, irwanya indwara z'amaso, igabanya ububabare mu gihe cy'imihango y'abakobwa, kandi yongera uburumbuke ku bagabo. Eka ni akamaro ka seleri, nubwo kaba kadashizeyo tuzajya tugenda tubabwira akandi uko bukiye n'uko bwije. Hari puwavuro rero nazo twakoresheje. Puwavuro ifite fibre ndetse na folate bihagije. Fibre ifasha urwungano rwo kugogora gukora neza, umuntu akituma neza, naho folate ifasha mu gihe cy'uburumbuke, ndetse n'abadamu iyo babuze iyi folate niho bashobora kubyara abana barwaye ibibari, abandi bana barwaye utuntu tw'utubyimba ku mugongo, ndetse n'izindi ngorane zitandukanye, ku buryo inshuro nyinshi abavukana ubumuga hari igihe babuterwa n'uko ababyeyi babo batari bafite folate ihagije. Rero ifite vitamine A, vitamine C, vitamine K, vitamine B ya gatandatu, B ya mbere, vitamine E, vitamine B ya 12, B ya gatatu ndetse na B ya gatanu. Ifasha igogora neza. Iyi ni puwavuro itera imikorere myiza y'umubiri, igakomeza amagufa, ikomeza umusatsi ntucikagurike, ntupfuke, ntugisokoza ngo wose uze mu gisokozo, kandi irinda uruhu iminkanyari. Iyi ni puwavuro. Rero twabonye ko twari dufitemo na shufurere. Iyi shufurere ikungahaye kuri vitamine B ndetse na fibre, bityo zikomeza amagufa. Izi ni shufurere no gutunganya imikorere y'umutima, kandi iturinda impatwe. Rero kubo twabanye, kubo twakurikiranye, twari turi kurebera hamwe iyi sosi twatetse kugira ngo idufashe. Rero ni nziza, irakungahaye, iraryoshye, kandi ni nziza. Niyo mpamvu twerekera ku musozo w'iki kiganiro cyacu, ibyo kurya bikiza uyu munsi, turasoma mu gitabo cy'imigani, ni igice cyaho cya 12 umurongo wa mbere. Haranditse ngo ukunda guhugurwa abakunda ubwenge, ariko uwanga guhugurwa abasa n'inka. Rero mureke twemere guhugurwa, mureke twemere guhugurwa, maze dusobanukirwe, tumenye neza ibyo urya, akamaro kabyo, icyo byakumarira, uko bitegurwa, ingano ukeneye, kugira ngo ushobore kubaho neza, ugire amagara mazima, wowe n'abawe. Wite ku mubiri. Kurya neza, gahunda y'umwaka wose. Murakoze.